ngiye kugenda nzagaruka abanyeshuri bararuhutse. Ntuzagende ngo uhere giyo ujye unyaruka usura umusaza. Ugenda ugikubura nyaguse ntade gukubura ngo wasiga wicaye ku mbuga bya bindi byabo ngo wasige uri muri telefone. Mwanabye ko ari ujya gukubura nange uracyari mu buriri ujye ubyuka kare umukuburire udusahane mwaririyeho. Mbese bari kuzamukoza isoni zamubere nk'umubyeyi n'umwana ubundi uzagira amahoro. Umva rero nabonye ko nitakunkwavu zawe uzanzanira ibihembo. Uzashaka ko azakuzanira iki? Ahubwo uretse akazagura urukwavu nawe ukorora nawe ukagira izawe. Mwana wanjye rero ubundi kubaho kwacu tukubeshwaho na Nyagasani. None ndagira ngo ubwo ugiye gufata urugendo ukaba ugiye kugenda ndagira ngo tubanze twiragize Imana tubanze dusenge none uze kugira urugendo rwiza. Muhaguruke ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mwamizo dukunze cyane umugisha abagenzi bacu birana bari mu isi yose babara batakubuze n'abadashaka kumenya no kugukunda duhagarikire tubanabura n'iminsi yose no gufasha abagenzi bacu ngo bakurikire inzira yawe tugutiye umunsi n'ibyo tugukoramo byose ari ibyoroshye ari ibikomeye by'ubuzima bwacu natwe turi intumwa zawe duhirwe n'ikuzo ryo gufasha gukiza abantu nawe Bikira Mariya mubyeyi wacu dufashe guhorana umutima mwiza n'ubutwari. Saveri mutagatifu dusabire. Saveri mutagatifu dusabire. Isengesho ryo gushimira Imana Mana nyimbazo zitagira urugero turabugira iherezo turagushimira ibyiza utugirira mubyeyi utabandi tuzakomeza kukwambaza amaze abagira ibyiza bagusaba ubere kubareka ubamenye ibihembo by'ijuru ibyo turagusaba kubwa Yezu Kristo umwami wacu amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu basingizwe Yezu Kristo hagati yacu ishimwe. Ugira urugendo rwiza mwana wanjye. Bana banjye rero wowe uragiye undi arasigaye wowe ndasaga dusenga turi hamwe ariko naho uzaba uri ntuzibagirwe isengesho nibyo rizagufasha mu buzima bwawe nubyirengagiza n'Imana izakwirengagiza nzaba narabikubwiye. Isengesho ni intwaro y'umukirisitu. Uzumve mwana wanjye. Ndagakumbanye nje. Yawe. Ndagakumbanye. Kabire we daje. Nizere ko ngusanga aho ngaho. Gushyire nkaho aho mama yagiye. Maze wanyu banyirataho ko bafite abanyamashuri. Debe ko bataraba nkanjye ye. Debe. Kose. Reka nzi. Gushyira aho mama yagiye. Haro sheri? Yes, sheri. Watinze gufata telefone se byagenze gute? Ndi kuganira n'ababyeyi. Amakuru y'imisi se? Neza. Ko watinze kuza se? Kuza mu kanya. Sawa ubwo buriya turaza guhura hahandi. Yego nta kibazo. Sawa sawa. Yego. Yo. Nzikureho. Mama ntabwo nagusenza kandi Imana dusenga ntabwo izadutererana. Kose isinze. Mwana wanjye muri ko mudusengera ndaho Imana izagufasha ukabona amata. Sinzara zanyereye. Mwiriwe. Yego. Baramukomeye. Amakuru yanyu se? Yewe ni meza. Mwiriweho. Muraho se? Yego. Mukomere. Yego. Murabe muraho neza. Yego. Mwiriwe. Yego. Amakuru Ni meza. Mbega mpiba ugashyize inshuti. Nduvuga muturanyi wacu. Sorino. Yewe nari ngukumbuye da. Muraho. Yego. Yeza ko. Teka. Burya ngo wari uri ino waje ryari se? Maze iminsi ibiri naje ejo bundi. Mbe mu muri washyikira agatebe ukicaraho se ukaba uruhutse.
murakoze ye. mama ndabona isaha yo kugenda igeze reka ngende ngereyo kare. Yewe kuhusa wihutara. Yego kakayo uragema. ariko yari amaze iminsi kandi na nyirasenge nawe abamukumbuye. Twe dushanye urukumbuzi. Yego. yewe rega ntabwo yatinda nyirasenge nawe ufite wenyine gusa nta wundi mwana afite wo kumufasha imirimo niyo mpamvu atatinda aha ngaha. Ese ndagiye mwirirwe. yego muzagira urugendo rwiza. papa ndagiye mubwire kagabo yahire cyane ningaruka tuzazigurisha aho tuguremo ihene. Yego mwana we urugendo rwiza kandi uzabasuhuze. Ngaho rero ndagiye. Urugendo rwiza uzabasuhuze. Mpereza ka gatebo kanjye njye kwishakira akanyama maze iminsi ntarya akanyama. kamukurebera ngo ujye Irabwanguye. wase ujya gutega mwari wawe agihari kamera menshi cyane agiye guhitega amaze kugenda ngo atayinjyaho. Ndanone urwembere ndi gucisha inzara. Njyewe reka njye kureba ko nabona we Urahoroze Ndakomeye. amakuru Neza. amakuru se ya Kampere Aguha iki sera kumbona yashikiye. ugize ngo ikima Sha buriya iyo mbonye kuntu akundana na ngira wasanga njye numva bindiye ahantu. Ego Yesu Kirisitu urantunguye. Nukuri narinzi ko ufite undi mutipe mwa. Aha ntivugiraga da gusa wampa umutipe nkangira wasanga. mva mwana buri kirenge kigira inkweto yayo ariko iyo abo bakunzi basangirwa yajya mugutiza ubundi ukamererwa neza nawe ukareka kujya ugira umushiha nk'uwo nguwo. Ivugire sha nuko utazi uko bijyana. Ihehehe. Sekere sha nuko atari wowe wumve ukuntu gukunda bijyana. Uracitse ariko nzanakubona he. Ariko ntungutse inama. Ntungutse inama. Wakica nyina saga nawe akabapfakaye. Ubu sinaba mbahimye. Wowe bwabura siracyahari reka gire. Yewe. Wagize urugendo rwiza? Yego urugendo rwagenze neza nta kibazo. Ariko sikuti hati njya nibaza ko ahantu wahatekereje bikanyobera. Turabizi ntago naguhitiramo ahantu hatari heza. Kandi umutima wanjye utereramo wawe. Birakaduhama koko sinifuza icyakunjyana kure. Kuduhama gusa se? Ubu numva igisigaye. Ariko twashyiraho uruzitiro. Tutazagira unyiba. Reka ubwo batofasha. Aha ko numva ukushe karera. Ukunda uramufuhira. Ahubwo uhagize wibeshya akagukoraho. Njye yambona. None se urapanga ko tubwira ababyeyi ryari? Kuzahirira neza naza zangurira. Shaka utamumagaye ngo tujya gukina. Ntabwo uzi ko twari twabisezeranyeho. Oya ni mwese urabona ndi mu kazi.
wirana kere komera Mariya we. yego None se ko Kampire ntamubonye mu isengesho byagenze bite? yagiye gusura ababyeyi ariko araza uyu munsi wa none. Kampire rero umubwire ko mufitiye ubutumwa nakuye mu itsinda ko ejo nimugoroba nzaza kumugezaho. yego ubwo ndaza kubimubwira. Uramenye nuko yibagirwa kuko ubwo butumwa bambwiye bwe ari ingenzi rwose ubizirikane. noneho reka ngende ndaza kubusohoza. Murakoze. Agapfurika kanjye se nakabibereje hari uwakabonye se nukabyara mu bakobwa bakowe ariko babyeyi babyaye se bakabonye koko kemwe ubu se koko kagiye ko nzi ko karamugo